N'amakuru ari breaking news, amakuru abantu benshi bataramenya ariko bagomba kumenya. Ngira ngo kuri iyo screen yawe uri buboneho gari ya moshi, noneho uboneho na bisi ya Trinité Express. Habaye ikintu bita impanuka iteye ubwoba. Iyo bisi yambaye plaque y'inyarwanda, ariko abantu nyine ntabwo bigeze mu by'ukuri aya makuru bayamenya, ariko burya n'ikitangazamakuru riba ribereyeho kugira ngo tube twabagezaho ibintu byabaye ejo mu gitondo. Ubwo ni kuwa kane, ni mu rukerera rw'ejo kuwa kane, habaye ikintu bita impanuka ebyiri za bisi za Trinité, bisi za kompanyi ya Trinité, bisi zigera muri ebyiri. Imwe yarabaye hacamo nk'amasaha nkangahe, ubanza atageze ni nk'abiri, kuko imwe yabaye saa 9, saa 10, saa 11, saa 12 n'igice, indi mpanuka iraba, kandi zose zibera mu gihugu kimwe. Nibyo abantu bari gukomeza kugarukaho bavuga bati se aba bashoferi koko kandi ba Trinité koko batwaye neza mwokagira imana mwe, kubera ko nyine impanuka za bisi za Trinité hari ukuntu zikunze kumvikana hagacamo imyaka runaka, ukabona impanuka irabaye, nawe byumve nyine impanuka bisi ebyiri kompanyi. None umva icyo gihombo nyine kimeze gutya, bisi ebyiri za kompanyi imwe za Trinité, imwe igakora impanuka, hanyuma indi hashira nk'amasaha 2-3 nayo igakora impanuka. N'abantu mwe birababaje cyane. Byagenze bite? Bimeze gute? Tubane muri aya makuru arambuye. Murabizi nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Wahageze hari, ngira ngo murabizi izi bisi nini za Jaguar, hajya Volcano iracyajyayo ra, ubwo na Volcano reka nyishyire kuko naherutse ijyayo, ukazanaho n'izindi n'izi za Trinité. Donc hari amasosiyete menshi, hari amakompanyi menshi atwara abantu ndetse n'ibintu yambukiranya mu bihugu bigiye bitandukanye bya East Africa, bitewe n'amasezerano yagiye abaho. Ariko izi bisi tubona mu Rwanda ubundi zihagurukira i Goma. Hari abakongomani bava i Goma bajya muri Kenya bakagenda na bisi, hari abajya za Kampala, hari abajya ubwo za Nairobi. Ngira ngo izo ngendo navuga ko izi bisi dukunze kubona hano mu gihugu cy'u Rwanda, izi nini nyine ziba zitwaye abantu bari kuvuga ngo zigiye donc Nairobi, nuko nguko nyine zikora. So urumva rero ko zitransportinga abantu benshi, ubyumvira bisi ijyamo abantu benshi. Ngira ngo abasanzwe bazigenderamo murabizi, ndetse n'imiterere y'imihanda nyine ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko hari ahantu igera ukavuga utese mwokagira imana ngo irakata, ukaba ureba mu imanga, ukongera gutya ikareba mu manga, nyine ku rwego ngaho hantu ngo baba barahasize n'amaraso, imihanda igiye itandukanye. Ariko kandi hakaza n'imihanda, hari aho bagera ugasanga ni imihanda mibi, ugasanga nyine abagenzi barasenga ngo mana udufashe. Iyo bisi rero uri kureba kuri iyo screen yagonganye na gari ya moshi ahitwa mu karere ka Mukono muri Namumira, aka gace ubwo abantu basanzwemo bagenda muri za Uganda, ubwo murakazi. Impanuka y'iyi bisi ya Trinité yagonganye na train cyangwa se na gari ya moshi ahagana isa 12:30. Byagenze gute? Ubundi muri Uganda abagari ya moshi, kuko hari abantu benshi bari kubona iby'aya makuru bagatungurwa. Hari imihanda ya gari ya moshi iri mu gihugu cya Uganda, kuko hari ukuntu umuhanda wari warangiritse. Uyu muhanda cyangwa se iyi gari ya moshi bayifunguye mu kwezi kwa 11 k'umwaka washize, bavuga ngo donc turabona gari ya moshi ikenewe. Gari ya moshi irongera irakora, ariko nyine bari barasuspendé ingendo za gari ya moshi bitewe n'ibikorwa nyine bavugururaga umuhanda, kongera kuwusana, kubaka neza, bitewe n'ukuntu gari ya moshi yari yarangirije uyu muhanda. Iyi bisi rero ubwo yari igeze muri aka gace,
ngira ngo ubundi murabizi amategeko ya gari ya moshi ni ukuvuga ngo gari ya moshi ntabwo ipfa guhagarara ahantu hose ibonye. Donc ihagarara ahabugenewe, ahantu badizayininze ngo iyi bisi niba ari aha n'aha ni ahangaha igomba guhagarara. Naho ahandi icyo isanze mu nzira cyose ntabwo bikunda. Ubwo sinzi ukuntu imiyoborere yayo iba imeze. Ni ukuvuga ngo ikintu isanze mu nzira yayo iyo ikigonze umunyamakosa n'ugonzwe, kubera ko byitwa ko yasagarariye inzira ya gari ya moshi yari gucamo. Ni ukuvuga ngo niba ugeze ahantu ukabona gari ya moshi ukayibona ije, ugomba guhagarara kugira ngo utiteze ibibazo, kuko byanga byakunda ibirakwahuranye. Kubera ko nk'iyi mpanuka y'iyi gari ya moshi, hari gari ya moshi nanone yigeze kugonga, nanone ni mu gihugu cya Uganda mu myaka mike ishize, bagonze couple, imodoka ya Mercedes Benz, couple umukobwa n'umuhungu barimo bagera mu nzira ya gari ya moshi, imodoka niba yarabapfanye simbizi cyangwa se niba byarahuriranye, barabagonga barapfa. Iyi gari ya moshi uri kureba kuri iyo screen ni nayo yabikoze, kubera ko nyine ni imwe bafite. Rero hari ukuntu nyine n'abantu bashobora kwibaza batese ubundi iyi bisi ya Trinité yinjiye mu muhanda wa gari ya moshi gute? Ngira ngo murabizi hari igihe badizayininga umuhanda ugasanga ni umuhanda wa gari ya moshi, nta wundi muhanda ucamo. Ariko kandi hari n'igihe umuhanda wa gari ya moshi uba uca mu muhanda usanzwe ku rwego nyine aba ari nko kwambuka nyine, ugasanga umuhanda wucamo nyine nko kwambuka. Rero nibyo byaje kuza kuba byahurirana n'iyi bisi ya Trinité ubwo yazaga igeze ahantu ho kwambukiranya muri uyu muhanda wa gari ya moshi. Niba feri zarabuze simbizi, byarahuriranye. uyu mushoferi w'iyi Trinité afata feri biranga, nyine ahantu yari guhagarara gutya yabonye gari ya moshi koko yaje, feri zaranze. Donc ashiduka yageze mu muhanda wa gari ya moshi. Hanyuma uyu mushoferi abona byanga byakunda ahubwo agiye guteza ibibazo, iyi gari ya moshi igiye kumwahuranya. Niko gufata icyemezo, imodoka arayihatiriza, agerageza kuyambutsa. Nibwo inyuma y'iyi bisi ya international, ngira ngo uri buze kuza ko wabona ukuntu iyi mpanuka iteye. Iyi train, iyi gari ya moshi yagonze iyi modoka ya Trinité ku kibuno cya nyine ahagana inyuma. Urabona ko ariho yagonze, kuko ni n'amahirwe nubwo nyine iyi train yataye umuhanda no kugira gute, ubwo birumvikana nyine n'abantu bari bayoboye iyi train bakoresha ibishoboka byose kugira ngo mu by'ukuri badateza ibibazo bikomeye cyane, bagerageza gukatira no kugira gute, bagira panike. Ariko urabona ko mu by'ukuri nta muntu wigeze upfira muri iyi mpanuka. Nyine kumva ngo imodoka yagonganye na gari ya moshi, ukumva nta muntu wapfuye. Haba no muri train, hari igihe train yapfiramo nk'abantu ugasanga n'abantu benshi bapfiriyemo, ugasanga panuka ya gari ya moshi ngo yagonganye ngo n'imodoka ngo n'ibiki ngo inka ngo zayambukiranyije ngo n'ibiki. Hari nyine aya ni amahirwe akomeye cyane, kandi byanga byakunda. Urumva ko n'Imana yakinze akaboko, kubera ko iyo ugira wenda yitegeye, wenda tuvuge train iraje isanze iyi modoka yitambitse mu muhanda ikubitiye hagati, yari kuyisaturamo kabiri, nta n'umuntu wari kurokoka. Nyine bitewe n'umuvuduko train biriho n'uburyo ibigenda, mw'abantu mwe wumve ngo Imana yakinze akaboko. Ariko shoferi wa Trinité yahise atabwa muri yombi, ndetse n'uyu wa train kugira ngo babazwe ese ibi bintu byaba byagenze gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyine niba amategeko ahari ko iyo witambise train kwahuranyije uyisagarariye kandi ari wowe bahana, ngo tekereza iyi train kuyifata yataye umuhanda. Ngira ngo wabonye kuri iyo screen ahubwo cyari kinacitsemo kabiri. Hanyuma iyi train kuzana izo mashini zigomba kuyiterura zikayishyira mu muhanda wayo.
nyine uva ukuntu nyine ari ibintu bihenze. Noneho kugira ngo ugende no kugira gute mwabo ngira ngo mugenda mubona imihanda yazo ukuntu imeze, ngira ngo narabibona kuri iyo screen uburyo ibiteye mu by'ukuri imihanda ya train. So urumva rero ibyo byose bisaba cost, bisaba buri kimwe. Ngira ngo mu by'ukuri wabonye kuri iyo screen ni impanuka yari iteye ubwoba y'iyi bisi ya Trinité, aho yari ifite plaque ya LAH 629B, aho yavaga muri Nairobi yerekeza mu mujyi wa Kigali. Yari ije nyine Nyabugogo, ariko byaje kuza kuba byagenda gutyo ubwo yageraga hano muri Mukono district na Mumira, niho yaje kuza kuba yakorera impanuka, hanyuma biba ibibazo bikomeye cyane. Ariko kandi hari indi mpanuka nanone nakubwiye y'imodoka n'ubundi ya Trinité ifite plaque LAI 835B, aho yavaga nanone Nairobi yerekeza mu mujyi wa Kigali. Ni impanuka ngo yabaye abantu banyuze kuri iyi mpanuka yabaye ahagana saa 9 n'ubundi z'urukerera z'ejo kuwa kane ku itariki ubwo ni 28 mu gitondo kare kare, aho ngo yari mu muhanda wa Masaka Road. Mu muhanda wa Masaka Road ubwo niwo yari igezemo nyine iza mu mujyi wa Kigali. Iyi modoka rero ya Trinité yo ikaba yaragonganye n'ikamyo. Uko nabonye imiterere y'umuhanda, nabonye ari kwa kundi niba ari ukudosobanukirwa hari igice umuntu agomba kugenderamo cy'umuhanda. Nabonye uburyo iyi modoka yakubitanye n'iyi kamyo, noneho ibice by'imbere byose by'izi modoka uko ari ebyiri bikangirika. Ubanza ari n'abashoferi bapfuye hari abashoferi bashobora kuba baburiye ubuzima muri iyi mpanuka. Ntabwo ndakura amakuru neza, ariko biravuga ko hari abashoferi nyine bashobora kuba bagize ibibazo ndetse na bamwe bakaba bakomeretse. Ariko wumve ngo nuko nguko byagenze mu by'ukuri. Ni impanuka nanone iri kwibutsa bisi n'ubundi ya Trinité. Murabyibuka cyane muri 2023 Kabare, mu muhanda wa Kabare Gatuna. Murabyibuka nabwo habaye impanuka iteye ubwoba ya Trinité. Icyo gihe ndabyibuka hari umugabo warimo wubatse wari utwaye iyi bisi, akaba yarakiniye n'ekipe ya Mukura. Yarayikiniye ndabyibuka cyane uko nibuka izina ryiwe, urumva hashize igihe, ariko yapfiriyemo. Hari undi mushoferi nawe yarahaye lift nawe apfiramo, ngira ngo murabyibuka. Abantu rero benshi icyo gihe Trinité mu by'ukuri kompanyi yababajwe cyane n'uru rupfu cyangwa se n'iyi mpanuka yahitanye ubuzima bw'abantu banzarapfuye ngo bantu niba ari nka 6 niba ari nka bangahe. Ariko wumve mu by'ukuri nyine abantu benshi bari kwibuka izi mpanuka bavuga bati abashoferi kompanyi zabo zibyigeho bajye baruhuka byanga byakunda. Hari ukuntu yabyatewe n'ibitotsi wenda cyangwa se umunaniro, cyangwa se babahereza abashoferi nyine ku buryo donc bagenda basimburanwa ibintu nk'ibyo ngibyo mu rwego rwo kwirinda impanuka nk'izi ngizi. Ngira ngo ni nayo makuru navuga ngo naguteguriye abantu benshi bataramenya. Nabonye rwose mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo aya makuru aramenyekana, ndetse abantu ntabwo baramenya ngo byagenze gutya na gutya. Kandi nyine ni benshi bakunze gukora izi ngendo zimeze gutya ziva Goma zerekeza i Nairobi, ugasanga bava bamwe i Kigali berekeza Kampala bagiye gukora, bagiye gushakisha ubuzima, abandi muri za Kenya, abandi hehe na hehe za Jagwa. Abantu benshi bagenda nazo ni benshi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wumve ngo ni impanuka zari ziteye ubwoba, ariko nyine ubyumve nyine biratangaje, birababaje uburyo bisi ebyiri za kompanyi imwe zakorera impanuka. Navuga ngo haciyemo amasaha make, zombi uko ari ebyiri batavuganye batagize gute, ariko nyine umuntu ari kubyibaza akavuga ati se ni ibintu byaba byaragenze gute. Reka nsoreze aha ngaha. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.